Reka tugusuhuze cyane inshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Reka dushime Imana cyane yiduhaye uyu mwanya wo kongera guhuzwa n'ijambo ryayo mu nsanganyamatsiko ikomeye ifitanye isano n'ubuzima benshi tubayeho, ubuzima bw'imihangayiko ikabije, ari nayo mvano y'indwara zihangayikishije isi yacu, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, stress n'izindi, bikagira ingaruka ku myizerere yacu mu buzima bw'iby'umwuka. Mu nsanganyamatsiko igira iti guhangayika. Uri kumwe na mwene so Sinamenye Daniel, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gatebe muri Firidi y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Reka dusenge. Imana Data wa twese, mukunzi wacu mwiza, uduhaye uyu mwanya wo kuganira nawe mu ijambo ryawe. Umwuka w'Imana abane n'umuntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu. Guhangayika ni imwe mu ndwara zituma umubiri utakaza ubudahangarwa maze umuntu agahora arwaragurika. Umubiri ntuba ugishobora guhangana n'uburwayi, bityo abantu hafi ya bose barahangayitse. Abagabo, abagore barahangayitse, abasore n'abakobwa barahangayitse, yewe n'abayobozi b'inzego za leta, isi yose muri rusange irahangayitse. Kandi buri wese muri iyi si afite ikimuhangayikishije, kandi urushinge rwo guhangayika rurushaho kuzamuka cyane. Impamvu: icya mbere, kutumvikana kw'imiryango, amadeni menshi, aho ryaba ryarakomotse hose, waba waragujije muri banki, waba warayatse umuvandimwe, aho ideni yaba yarakomotse hose, ideni rirahangayikisha. Hari ibintu byinshi bitera guhangayika. Urupfu ruduhangayikisha hafi 100%. Urya ku gituro turahangirikira, yemwe no kugera mu zabukuru. Iyo umuntu ageze mu zabukuru, ubuzima bwe butangiye kumusiga, uwitamikaga batangiye kumutamika, uwigenza agatangiye kwicumba akabando, iyo atangiye gusaba uwo yimye arahangayika. Ubuzima bwo muri iyi si bugizwe n'imihangayiko, igifungo, kwisanga muri gereza, ugatandukana n'umuryango, ukisanga mu gihugu kitagira umudendezo. Icyo nacyo gitera guhangayika. Reka nsoreze kuri iki, nawe uzishakira ibindi. Kugirana ikibazo n'umukoresha wawe akakubwira wewe udashobora kumubwira, ukamutega amatwi wadashaka kugutega amatwi. Mvuze ibyo gutandukana kw'abashakanye, divorce. Abashingiranwe banezerewe bikarangira batandukanye, akani wabo. Reba abo bana b'indahekana usigaranye batagira gifasha. Ni ikibazo. Icyakora abagore bafite amahirwe kuko batemerera stress kubatindamo. Bakoresha igice cy'iburyo ubwonko gishinzwe gusesengura ibintu byose uko byakabaye. Bavuga byose kandi bagaragaza amarangamutima. Abagabo bafite ikibazo kuko bakoresha cyane umugabane w'ubwonko w'ibumoso ushinzwe gukora inshamake. Bibikamo byinshi bikabaviramo ikibazo cyo guturika kw'imitsi y'ubwonko. Kubw'iyo mpamvu abagore barusha kurama abagabo w'imyaka 8. Yakuwe mu gitabo cy'amavuna y'umuryango ku page 101. Stress ikizwa no kuvuga. Igihe umuntu aje kukubwira, ihangane umutega amatwi, wimurambirwa, wimwitaba na telefone, mwereke ko nawe byakubayeho. Icyo gihe uzaba urimo kumuvura utabizi. Ese Bibiliya ivuga iki ku bantu bahangayitse? Kubara igice cya 11 ku murongo wa 4 kugeza 10.
Mu rugendo rw'Abisirayeli Imana yabagendaga imbere, ikirenge cyabo ntikigeze kibyimba, inkweto zabo ntizabasaziyeho. Imana yari yarabageneye ibyo kurya mana baza kurambirwa. Mbese wigeze kurambirwa indyo imwe ikakurambira? Niko byagenze, batangira rero guhangayika nk'uko nawe byakubaho. Batangira kurira, umugabo akarirana n'umugore we, bakora amatsinda yo kurira. Birashoboka ko nawe mu muryango uhangayitse, ukaba uri kurira kugira ngo ubone igisubizo cy'umuryango. Hari ibyo abana n'umugore bari kugusaba, ushobora kuba wibana ntawo gutakira ufite. Birashoboka ko abana babirukanye ku mashuri, birashoboka ko aho wakuraga ubushobozi imbehe yawe yamaze kubama, kandi ndabona bose barira ari wowe berekejeho amaboko, nk'uko byagendekeye Mose. Barize bamutunze iminwa, barize ari we bareba, bamusabaga inyama nta n'inkoko afite. Mose yumvisha abantu bose barira ari we batezeho igisubizo, umuntu wese n'inzu ye. Mose atakira Uwiteka. Ngaha aho igisubizo kiri. Ahari Mose uhashyira izina ryawe, uhashyira umuryango wawe. Mose atakira Uwiteka. Indirimbo ya 64 mu ndirimbo za 350, indirimbo iravuga ngo mbese uhagarikiye icy'umutima, bibwire Yesu. Imana nyir'ijuru n'isi niyo ifite igisubizo mu biganza byayo. Ese ni iki kiguhangayikishije? Ni ukubura ibyo kurya? Ni imyambaro se? Ni ukubura akazi? Indyo imwe irakurambiye nk'uko byagendekeye Abisirayeli? Mana irakubihiye, urifuza inyama? Saba Yesu akubwira igikenewe. Yego Mana irakenewe muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko yari ikenewe ku Bisirayeli. Ibi ni ingenzi mu buzima: kubona akazi keza, kuba mu nzu nziza, kugenda mu modoka ihenze, kugira amasambu, inka nziza. Ariko hari igikenewe kurusha ibindi. Luka igice cya 2 ku murongo wa 25 kugeza 36, tuhabona icyari gihangayikishije umusaza wari ugeze mu zabukuru witwaga Simiyoni. Kwari ugupfa. Ariko icyari kibabaje cyane kuri we kwari ugupfa atabonye Kristo, atabonye Yesu umucunguzi. Kandi kuko amukubise amaso, yaramuteruye amushyira hejuru nk'ikimenyetso cy'uko havutse intwari. Abamaze guhura na Yesu baramwamamaza. Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 14 haranditse ngo uwo niwe mahoro yacu. Uwo niwe mahoro yacu, nta handi amahoro twayabona. Yego isi yose irahangayitse, ariko Yesu araduhumuriza. Niwe mahoro yacu, nta handi twabonera amahoro. Simiyoni yateruye Yesu ku munsi w'imperuka, na Yesu azamuterura. Akimukubita amaso yashize umuhangayiko. Amagambo yaherekeje ubuzima bwe yaravuze ati, sezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Ku murongo wa 36, Ana nawe yatsinze guhangayika, dore icyabimushoboje. Ari nacyo kigomba kubidushoboza muri iyi minsi y'imperuka. Icya mbere, yahoraga mu rusengero. Icya kabiri, aramya Imana, maze icya gatatu akagira ibihe byo kuyiriza ubusa. Ibi bintu uko ari bitatu ubyiteho. Yahoraga mu rusengero, icya kabiri aramya Imana, icya gatatu akagira ibihe byo kuyiriza ubusa. Simiyoni na Ana bamanukanye ibyiringiro mu gituro, bazazukira ubugingo buhoraho. Muri Yohana igice 20:1 tuhasanga undi mukobwa w'Imana witwaga Mariya Magadalena.
yari ahagaze ku gituro arira. Burya iyi si ni igituro kiriza abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa n'abana. Ariko ikibazo dufite aha, weho urimo urarizwa n'iki? Ni iki kiguhangayikishije? Icyari gihangayikishije Simiyoni, icyari gihangayikishije Ana, nicyo natwe muri uyu mwanya gikwiriye kuduhangayikisha. None se niki cyarizaga umutima w'uwo mukobwa? Si uko abandi babonye akazi we ntakabone, si uko abandi bize we ntiyige, si uko abandi bashatse we ntashake, si uko abandi bari guhembwa menshi we agahembwa make. Icyari gihangayikishije umutima wa Mariya Magadalena ni uko bakuye mu mwami wanjye, nanjye nkaba ntazi aho bamushize. Ngiki kibazo yari afite. Wowe muri uyu mwanya uhangayikishijwe n'iki? Birashoboka ko nawe ushobora kuba waratandukanye na Yesu uyu munsi ukaba utazi aho ari. Takira Yesu, ntakiri mu gituro. Yesu ni muzima. Mariya amaze kubonana na Yesu yatahanye umunezero. Murongo wa 18, aragenda abarira abigishwa b'inkuru ati, nabonye umwami Yesu. Ngubwo ubuhamya bw'abantu bamaze guhura na Yesu. Ntibahatirwa kujya kumuhamya no kumuvuga. Umva, abamaze guhura na Yesu baramwamamaza. Kuko twabibonye mu Befeso 2:14, uwo niwe mahoro yacu. Isi yose irahangayitse, ariko Yesu yaravuze ati muri Yohana 14:1 ngo, temuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyaba adahari mbababwiye, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yohana 14:27. Yesu agiye gusubira mu ijuru, yasigiye abigishwa b'umurage, arababwira ati, basigiye amahoro. Amahoro yanjye ndayabahaye, si nk'ay'ab'isi batanga. Amahoro Yesu atanga ni amahoro, ni amahoro arambye, ni amahoro ahoraho, ni amahoro y'igihe cyose. Aya mahoro akomoka ku mutima uticira urubanza. Aya mahoro akomoka mu kwakira Yesu we mahoro yacu. Byahishuwe igice 21 n'uwa 4 haranditse ngo, dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo. Dushimira Imana ishobora byose. Tuzaturana n'Imana, tuzaba muri karitsiye imwe, izadusura natwe tuyisure, tuzaganira nayo. Reka mbabwire, guturana n'Imana ni iby'igiciro. Imana izahanagura amarira yose ku maso. Dore ko mu isi dufite ibiduhoza amarira amwe mu kanya bikaturiza ayandi. Mu isi ushaka umugore nk'igisubizo cy'amarira, yakunanira ukongera ukarira. Ukabyara umwana nk'igisubizo cy'amarira, yarwara ukongera ukarira. Uguza amafaranga muri banki nk'igisubizo cy'amarira, amafaranga yaguhomberaho ukongera ukarira. Kubw'iyo mpamvu umugabo washatse ntiyakubuza guhangayika, umugore washatse ntiyakubuza guhangayika, amafaranga wifuza gutunga ntiyakubuza guhangayika, inzu nziza urimo ntiyakubuza guhangayika. Ni Yesu uzabyikorera muri wowe. Uwo munsi nge nawe reka tuwukumbure. Nge nawe Imana iturinde guhangayika. Twakire Yesu, niwe utanga amahoro. Yesu niwe utanga amahoro n'umudendezo. Yesu niwe mahoro yacu. Yesu niwe uzatumara guhangayika. Nge nawe reka tumwakire mu bugingo bwacu, adushoboza ibyatunaniye. Kandi guhangayika birengane n'ibirenga. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina ryera rya Yesu.